Ni mu masaha y'igitondo Paul rero arabyuka maze akabona umukunzi we yashyashyanye ari kuzinga imyenda. Yahise amubaza ati sheri, none se waba ugiye gufura? Naho rero uyu mukobwa bakundana ati oya, ndi gukora varize. Paul ati uri gukora varize kubera iki? Ugiye kujya he? Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati ngiye kujya muri baby shower ya wa mukobwa w'inshuti yacu. Paul ati none se urajyana n'abandi? Naho rero uyu mukobwa ati n'abashuti banjye bose, ati kubera ko uriya mushuti wacu yamaze kutugurira amatike y'indege, noneho tekereza ko bari bagiye kujya muri baby shower mu kindi gihugu. Paul rero yahise amubwira ati si ngombwa rwose ko ukomeza kuzinga imyenda uyishyira muri varize, kuko rwose nta mpamvu yo gukomeza. Uyu mukobwa ati kubera iki se? Paul ati kubera ko ntaho uri bujye, ati fata telefone ubahamagare ubabwire ko utari bujyeyo. Uyu mukobwa ati ntabwo bishoboka, urumva ari iki cyambuza kujyana n'abandi? Urumva ari iki cyambuza kujya mu birori by'inshuti yanjye? Ndajyayo rwose uko byagenda kose. Paul ati ndabizi, ni bya bindi byawe n'inshuti zawe muba mugiye nyine gusamara muri ibyo bihugu, ntabwo rwose nabiguhera uburenganzira, ibyo bintu narabirambiwe, ugomba kuguma hano. Uyu mukobwa yahise amubwira ati nta muntu n'umwe wambuza, nta n'uwampagarika, nta kintu na kimwe cyatuma ntajyayo. Paul ati nukuvuze? Ati noneho nshaka kukubwira ko rero ubwo uri burenge uyu muryango, uri busohoke muri uru rugi, umenye ko utazigera ugaruka na rimwe, kubera ko umubano wanjye nawe uraba urangiriye aho. Uyu mukobwa atari kuri kwikinira. Ubwo si ibyo uri kuvuga, urumva uri siriyasi? Paul ati naba ndi gukina nande? Yahise anisohokera maze nyine aba yigiriye muri salo, kuko yumvaga ahari nyine uyu mukobwa yumvise, nyamara ntacyo yari yumvise, kubera ko yahise akomeza yizingira imyenda ayishyira mu mavarize, maze kuko arisohokera. Paul ari kumureba. Paul yaramubwiye ati koko uragiye? Naho uyu mukobwa ati ndagiye rwose, ntabwo ibi bintu nyine nabihomba. Paul agahinda karamwishe, yabuze icyo gukora, kubera ko yari abonye uyu mukobwa n'ubundi ntabwo yajyaga amwumvira, yari wa mukobwa ukunda ibirori ku buryo n'ibitari ngombwa byose yabaga ashaka kubijyamo. Ku rundi ruhande rero mama wa Brandine aba ari kumubwira ati gira vuba tujye ku rusengero, ntabwo bizi ko uyu munsi ari njye buyobora amateraniro. Brandine ati ndasoje rwose nta kibazo, nari ndi gushaka igitabo cy'amasengesho cyanjye. Ubu ni nako kandi yari amaze kwambara ikanzu igera ku birenge, amaze gutega igitambaro nk'umukobwa nyine ugiye gusenga rwose mu buryo bugaragara. Bahise bagenda rero berekeza ku rusengero. Naho rero ku rundi ruhande Paul we yiriwe yataye umutwe, yiriwe nyine ubwenge butari hamwe, kuko yakundaga cyane uyu mukunzi we, ariko yari yaramunaniye mu buryo bushoboka bwose. Uyu munsi rero yari yiyemeje rwose gukomera ku cyiyemezo yari yamaze gufata cy'uko atazasubirana nawe ukundi, dore ko nyine yari nayo mahitamo y'umukunzi we. Yaragiye rero yigira mu kabari maze ajya kwiyahuza inzoga, yumvaga nta kindi kintu nyine yakora. Umugoroba rero wamugereyeho ari kwinywera inzoga gusa, yari yicaye ari wenyine ubona ibibazo byamurenze. Brandine rero nari maze kubabwira, wa mukobwa w'umunyamasengesho uba wambaye ikanzu igera ku birenge ndetse yiteze n'igitambaro. Uyu mukobwa yari arimo abantu benshi kandi rwose batandukanye. Kuri uyu mugoroba nawe yaje kuza muri iyi bare yari yicawemo na Paul. Uyu mukobwa noneho imyambarire yazanye yari itangaje cyane rwose, ntiwamenye ko ari wa wundi wari wabonye ajya gusenga. Aka kanya yari yambaye agakanzu kagufi kamugera munsi y'ikibuno neza, ku buryo atabasha kunama, yambaye urukweto ruri hejuru n'agakanzu, imisatsi yayirekuye. Ntabwo ari kumureba ngo umenye ko ari wa wundi wabonye ajya gusenga. Yaraje rero yicara ari wenyine, nawe rwose ubona ari kureba hirya no hino. Arangije abakubise amaso Paul, yitegereje uyu musore w'ibogari, ariko ari wicaye atuje, ubona ameze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi. Uyu mukobwa rero yarahagurutse agenda yizunguza ukuntu nyine ameze nk'umuntu uri gusedubiza Paul, maze amugeze imbere atamubwira ati bogari umeze neza? Naho rero Paul yaramwitegereje ntiyagira ikintu kimwe amubwira. Brandine ati ndi kugusuhuza, umeze neza? None se gute umusore nkawe yaba yicaye ari wenyine? Ukeneye umuntu muba muri kumwe, ukeneye umuntu muganira, ukeneye umuntu uguhindurira ibitekerezo. Ndabona rwose wagira ngo ufite ibitekerezo byinshi. Paul rero yahise amubwira ati hoya, nta muntu n'umwe nkeneye, ndihagije. Naho uyu mukobwa ati hoya, ntabwo wihagije, ndabona rwose ukeneye umuntu w'igitsina gore iruhande rwawe akakuganiriza maze akakumara ibyo bibazo byose ufite. Paul yaracecetse
akomeza gufata ikirahure yari afite maze akajya akizunguza ubona ko rwose ari hafi nko kumena nk'inzoga yari ikirimo, kubera ukuntu nyine yari afite umujinya mwinshi, yari akibabaye, yari agitekereza ibintu byamubayeho uyu munsi wose. Uyu mukobwa rero atitaye ku kintu na kimwe, yahise aterura ikirahure yari afite, ahita afata n'isakoshi ye maze araza yicara iruhande rwa Paul. Nta yandi mahitamo Paul yari afite, batangiye gusangira inzoga, barazinyweye koko maze baraziha. Gusa nyine Paul ntiyigeze abasha kwifungura ngo aganirize uyu mukobwa. Naho rero uyu mukobwa yakomeje kumubwira ati ariko ndifuza ko njye nawe twatahana, ubundi nyine ndashaka kukumaramo uwo mubabaro wose ufite. Byageze aho rero kubera n'agacupa, Paul nyine biza kurangira byemeye kuko uyu mukobwa yari yamuhagamye bya nyabyo. Hanyuma rero baratashye, bageze kwa Paul yagaruye akenge maze ahita abwira uyu mukobwa wari uri rwose kugenda amwerekeza mu cyumba. Paul yahise amubwira ati urambabarira rero, ndabona nyine nta bwirinzi mfite, ubwo nari mfite nabushoje uyu munsi. Uyu mukobwa yahise afungura isakoshi ati nta kibazo, humura ngiye byose ndabigendana. Paul yarumiwe ati ngo guki? Ati ngo byose urabigendana. Paul yarumiwe n'ubwa mbere yari abonye umukobwa ugendana ubwirinzi mu isakoshi. Yahise amubwira ati uzi n'ikindi, ati nta mpamvu zo gukomeza kukubeshya rwose, ntabwo ndi muri mudu yabyo, nta nubwo nabishobora, ntabyo nshaka, ndakwinginze mbabarira ubyumve. Brandine ati hanyuma ukaba wanzanye hano gukora iki? Wari uri kunkinisha? Njye mba ndi mu kazi, nta mpamvu zo kuntesha igihe ngo unteshe aya masaha yose. Paul rero yahise amubwira ati nta kibazo, niba wari uri mu kazi rwose aya masaha yose ndayakwishyura nta kibazo. Uyu mukobwa yahise amubwira ati ntiwumva se ahubwo? Yahise rero akora mu isakoshi. Brandine yahise akora mu isakoshi akuramo POS maze ahita amubwira ati nta kibazo wanyishyura. Naho rero nanone Paul yongeye gutangara ati ntumbwire ko ako kamashini ukagendana. Naho Brandine ati ntakagendana se, sindi umugore nyine, sindi umugore w'umunyamwuga, njyewe rega ndi umugore nyine, ndi umu business woman, ngomba rero kugendana buri kimwe cyose ku buryo nta muntu n'umwe utanyishyura yitwaje aho afite amafaranga. Uyafite mu ntoki uranyishyura, ariko utanayafite mu ntoki urabona ko rwose mba naborohereje. Paul yarumiwe, yitegereje uyu mukobwa, yari umukobwa mwiza kumureba, ubona rwose ari n'umukobwa utuje. Nyamara rwose ntabwo ariko byari bimeze. Yari arimo abantu babiri nyine, yari arimo umukobwa umwe wo mu rusengero uba wiyorobetse yacuritse umutwe, arimo noneho n'undi mukobwa w'ikirara wo mu mabuwate, wa undi nyine urarana n'abagabo. Paul rero aramubwira ati nta kibazo, reka nkwishyure. Yaramwishyuye rwose, anamuha amafaranga menshi. Uyu mukobwa yahise amubwira ati none se mbwiza ukuri, aya mafaranga yose uyampereye ubusa? Ni ubwa mbere mbonye amafaranga y'ubusa, gusa wumve ko mbyishimiye, ariko uza amafaranga utakoreye, ni akazi kawe, njye nta kibazo mfitanye nawe, ni wowe winaniwe. Paul ati nta kibazo rwose. Uyu mukobwa yahise amubwira ati gusa nyine uba mu nzu nziza pe, cyakoze ino nzira asa nawe, ukuntu ugaragara n'aho uba ni ibintu bijyanye cyane, none se ko numva nshonje nta kintu cyo kurya nabona hano. Paul ati hanyuma se hano wowe uri umushyitsi, nagutumiye ngo uze hano ku buryo uza kurya aha, cyangwa waharebye uhabonamo hoteli cyangwa resitora? Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati ariko se kuri kuvuga nabi bimeze bite, kubera iki numva uri kumbwira nabi? Paul ati umbabarire niba nkubwiye nabi, gusa nanone burije ntabwo wataha, ni ngombwa nyine kuri burare hano. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati ubwo nyine nze mu buriri turyame se, kubera ko bari mu cyumba cya Paul. Naho rero Paul ati oya, aha hari icyumba cy'abashyitsi, genda nyine ugende ujye kuryama, yarari no kukimwereka, ubwo nyine nahejo uzabyuka utaha. Uyu mukobwa yahise amubwira ati ariko wa muhungu we, ushobora kuba utari muzima, gute wandeba uko nguko ngaragara maze ukemera kurara mu nzu imwe nanjye ariko tutararanye? Urantunguye rwose, ni ubwa mbere mbonye umuhungu umeze nkawe. Paul ati n'ubundi byashoboka ko ntari muzima, ntawamenya, wowe genda wiryamire gusa byihorere. Paul rero yaraye ahangaha, uyu mukobwa nawe ajya kurara mu kindi cyumba, gusa yararanye inzara nyinshi. Uyu mukobwa yarabyutse mu gitondo maze ajya mu gikoni arateka, ubundi nyine yifatira amafunguro, atangiye kurya ubona yaryohewe. Paul yinjiye mu gikoni ati hanyuma wowe uracyakora iki hano? Naho Brandine ati nateguye amafunguro kandi n'ayawe dore ngariya hariya mu isafuriya, nawe genda wiserive. Paul ati ariko mu magambo nakubwiye yose ni icyo utumvise? Nakubwiye ngo mu gitondo cya kare uzinduke ugenda, ntabwo ibyo bintu byumvikanaga? Nkaho bidahagije wabyutse ujya mu gikoni cyanjye ujya guteka?
kubera icyo utabyutse ngo ugende. Naho uyu mukobwa ati ariko se wagabanyije umushiha koko, nakugiriye neza ndateka nawe ndagutegurira, wakabaye unshimira ahubwo ako kazi kose nakoze, kubera ko ntabwo ari ibisanzwe by'uko nkora ako kazi, cyane cyane ko ntaba nanakishyuriwe. Paul yitegereje uyu mukobwa maze rwose yumva abuze icyo amukorera neza neza. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati reka nimarire ibyo kurya maze nigendere. Paul ati genda ihuta ahubwo. Igihe rero Blandine yari akiri kwegeranya nyine utuntu twose, telefone ya Paul yarasonnye maze arayitaba. Yatangiye rero kuvugana n'uyu muntu ariko nyine akajya yumva ntabwo bari kumvikana. Hanyuma rero Blandine wari ushoje kwitegura yaraje nyine agiye kugenda, yumva telefone iri kuvuga cyane, akajya yumva umuntu wari uri ku rundi ruhande rwa telefone we yari ari kuvuga Icyongereza, nyamara uyu musore we yamusubizaga mu Gifaransa, ariko mu by'ukuri kumvikana byari byagoranye cyane kubera ko uyu musore nta Cyongereza yari azi, bishatse kuvuga ko yamusubizaga ibyo atamubajije gusa. Blandine rero yahise amubwira ati uwo muntu muri kuvugana ntabwo yumva Igifaransa, niko ari kukubwira, ari kukubwira ko atumva Igifaransa, noneho amubwira ibyo yari ari kumubwira. Paul yaramwitegereje ati none se uzi Icyongereza? Naho rero uyu mukobwa ati cyane ndakizi. Ati none se uzi n'Igifaransa? Blandine ati yego rwose byose mbizi neza cyane. Paul yahise amubwira ati mbabarira wicare hano maze rwose umbwire ibintu ari kuvuga, ndaza kukwishyura kuguha andi mafaranga, mbabarira ubimfashemo, niba ari iminota 5 simbizi, iminota turi bumarane kuri telefone, umbabarira umfashe, ndaza kukongera ibindi 100. Uyu mukobwa ati urabanza unyishyure. Paul turabizi ko ntari bukwambure, mbabarira ndakwinginze kubera ko urabona turi kuri call, banza umbabarira umfashe. Blandine yaramubwiye ati nta kibazo. Yaricaye rero Blandine atangira kuvugana na wa muntu wari uri kuri telefone, ari nako kandi asemurira nyine Paul nawe akongera akamubwira ibyo ari bumubwire. Baraganiriye kugeza aho bamaze kumvikana, ndetse rwose birangira nyine kontra bayumvikanyeho Paul n'uyu mushoramari wundi bari bari kuvugana, ariko mu by'ukuri byari byananiranye. Birangiye rero Paul yitegereje Blandine atumva ati cyakoze ni ukuri urarenze, uzi ko ntunguye, natekerezaga ko uri umukobwa wo ku muhanda gutya gusa, naho burya uzi n'indimi, none se ubundi utabeshye Icyongereza wakigiye hehe? Naho rero Blandine ati ni amakuru maremare, simbizi rwose ko nabona umwanya wo kubikubwira, ariko Icyongereza ndakizi neza n'Igifaransa kandi ndakizi neza. Yahise rero akuramo ka kamashini atakati ahubwo banza unyishyure, ngiye amafaranga yanjye ntarayibikaho ntabwo mba ntekanye. Paul yarasetse ati cyakoze rwose uri business woman, ibyo rwose ndabyibonera. Yahise rero amwishyura maze aramubwira ati urakoze cyane. Kano kanya rero Blandine nyine yagombaga gutaha kubera ko bari bafite amateraniro na mama we bagombaga kujyamo. Mama we rero wari n'umukristo cyane, ntabwo yari azi ko afite umwana w'umumarayika ivanze n'ishitani. Yari azi ko umwana we ari marayika wigendera, yari azi ko umwana we yitonda, ari wa mwana wihorera mu birumbiya. Nyamara icyo atari azi ni uko yajyaga yambara ikanzu ya pate 3 gusa maze akajya muri buwate kubyina. Ibyo bintu mama we ntabyo yari azi. Uyu mukobwa yabaga afite imyenda myinshi mu isakoshi ku buryo yabonaga agiye kugera hafi y'iwabo yagendaga agakuramo iyi myenda maze akiyambarira cya gikanzu cya rumbiya, agatega igitambaro, ubundi rwose akagenda ubona ari umukobwa w'umunyacyaro wibereye aho ngaho, nyamara yari inkozi y'ibibi yigendera. Iyo yabaga rero n'ubundi ataraye mu rugo ntiyabura uko abeshya mama we ko nyine hari abashuti be bari bafitanye icyumba cy'amasengesho bari bagiye gusenga, ntiyaburaga nyine ibintu amubeshya, maze mama we nawe wari uzi ko afite intungane mu nzu ntabwo rwose yabishidikanyagaho, yabaga yumva ari ibya nyabyo kuko yari azi ko umwana we ari marayika wigendera. Naho rero ku rundi ruhande Paul yahamagaye asista we ati ariko mbibarize, ni gute muri gutuma nseba aka kageni? Kubera iki mutari kunshakira umusemuzi? Harabura iki ngo mumushake? Kuki mutamushatse muri ya kampani itanga abasemuzi? Naho uyu muasista we yamubwiye ko rwose bagerageje ariko nyamara bamubuze. Nawe tugose iyo kampani yitwa kampani gute kandi nta kintu na kimwe imaze? Mukora ibishoboka byose, nkeneye umusemuzi kandi w'umuhanga usobanutse
w'umunyabwenge utazajya umvugira ibyo ntavuze, umugireho bandamukeneye kubera ko ibi bintu ntabwo nabivamo, nari ngiye gutakaza kontra ikomeye iyo ntaza kugira umuntu wangobotse, ibintu rwose byari bimbanye bibi. Asisita we yahise amubwira ati tubabarire rwose bosi, tugiye kubikoraho kandi mu gihe gitoya turaba twamubonye. Bakomeje gushakisha ariko nyamara ntabwo byari byoroshye. Naho rero Paul yagiye guhura n'umushuti we kugira ngo amubwire ibintu byamubayeho, kuko ni ubwa mbere umukobwa yari amukurikiye umeze nk'aho rwose ari kwigurisha. Yagiye kubibwira rero uyu musore, naho uyu musore ati oya, ati ntumbwire ko ari aho ugeze, ntumbwire ko ari urwo rwego rwawe, ntumbwire yuko kuba Cleo yarigendeye ari byo byatumye ugira umujinya ungana utyo maze ukaba wazana umukobwa wo ku muhanda. Watangiye se ahubwo kugura abigenza ryari? Mbabarira umbwize ukuri, igihe watangiye kugura izipfishije. Naho rero Paul yahise atangira guseka, ariko mbabarira winsetsa kuko rwose ntabwo bishekeje, ngo natangiye kugura izipfishije ryari? Ukunze se ngiye naryo izipfishije? Bose rero batangiye kubiseka, nyine bari batangiye kubigira nk'aho rwose ari burage. Naho rero uyu mushuti we ati bitari burage, ariko mbabarira umbwize ukuri, none se byaba byagenze bite kugira ngo noneho utahane uwo mukobwa? Paul rero yamubwiye buri kimwe cyose uko cyagenze, ati noneho naraye nanamubwiye ngo azinduke kare, ariko nasanze ari mu gikoni yatetse, noneho yanantekeye. Ngiye nanumiwe rwose, uriya mukobwa arizirika, ntumbaze nyine. Gusa nanone byaje no kumviramo amahirwe kubera ko yaza kuba yatashye kare cyane, simba nabashije kumubona kugira ngo ansemurire. Noneho wa mushuti we yarasetse arapfa, atagusemurira ibiki se kandi? Naho rero Paul ati uriya mukobwa ni umuhanga cyane, ashobora kuba avuga indimi nyinshi, uzi ukuntu avuga icyongereza neza, nubwo nyine ari kukivuga numvaga bimeze nko kumbwira igishinwa kubera ko nta kintu na kimwe numvaga avuga. Uyu mushuti ati mbabarira umbwize ukuri, none se yagusemuriye? Paul yamubwiye byose uko byagenze, ko ari we watumye rwose abasha kwegukana kontra ikomeye yari agiye kwitakaza kubera ururimi. Naho rero umushuti ati none se mbabarira umbwize ukuri, wamwizeye ute? Wamwijejwe n'iki kugira ngo wizere ko ibintu agiye kuvuga ari ibyanyabyo ahubwo atari we ugiye kugushyirishamo? Naho Paul ati none se nari mfite amahitamo, n'ubundi byari uguhomba no guhomba, nahisemo guhomba ariko nanagerageje. Gusa ku bw'amahirwe ibyiza byagiye ku ruhande rwanjye, birangira iriya kontra nyibonye. Uyu musore rero yakomeje nyine kumuserereza, naho Paul ati mbabarira rwose. Uyu musore akomeza kumubwira ati Paul usigaye urya izipfishije. Bakomeje nyine kubiseka, ubwo bashobora kuba nyine ariko bari babiziranyeho, ari nka terime nyine bakoreshaga bavuga nyine kuba yaryamana n'umukobwa badakundana, ni nkako navuga. Bakomeje rero gufata kamwe, ariko nyine ari nako kandi bakomeza kuganira. Nyuma y'iminsi mike rero muri kampani ya Paul hakomeje kubura umusemuzi. Sinzi ukuntu yicaye maze yibuka wa mukobwa ukuntu yamusemuriraga neza, aratekereza ati ariko ubundi wamuha akazi. Nyamara igitangaje nta na nimero ye yari yasigaranye, nta n'ikintu na kimwe, nta nubwo yari azi uko yitwa. Yahisemo gusubira rero kuri ka kabari bahuriyeho kugira ngo arebe ko yaba ahari. Yaragiye aricara amasaha ariko ntiyamubona. Yatangiye kubaza rero umuseriveri ati wa mukobwa twahuriraga hano ubushize? Umuseriveri ati urumva namwibuka? Atuza abakobwa bose mba nabonye. Ati ni ukuri ntabwo namwibuka. Paul rero yumvise koko yaba ari no kumugora, kubera ko ibyo bintu rwose ntabwo ari kubera byitayeho, ndetse yari ashize n'iminsi. Yaramushakishije, yaje hano nk'inshuro nk'eshatu maze rwose aramubura. Yageze aho nyine atangira kuvuga ati iyo mba narasigaranye nimero ze, nibura mba muhamagaye akazaza akongera akamfasha. Umunsi umwe rero ubwo Paul nyine yari ari kuri shansiye ye ari kubakisha, yari ahagaze ahantu ku muhanda ari kubwira abakozi ibyo bagomba gukora, kuko iyo nzu bari bari kuyubaka ahantu ku muhanda. Yagiye kubona rero abona nyine umubyeyi, ubwo uwo ni mama wa Brandine, ndetse yari ari kumwe na Brandine bari kugenda batanga ama-invitation, bemvita abantu kuzaza mu giterane ku rusengero. Brandine nyine yari yambaye kwa kundi. Hanyuma rero mama we yabwiye Brandine ati genda uhe invitation n'abari abantu kugira ngo nyine basaze ku rusengero. Brandine we rero ntabwo yari yabonye ko uyu musore ari Paul, kuko yari ahagaze areba nyine amuteye umugongo. Yaraje amuhagarara iruhande ati boss mwaramutse neza, nifuzaga kubatumira mu giterane. Akivuga Paul yarahindukiye, bakubitanye amaso. Brandine yahise areba hasi, naho Paul yarasetse kwihangana biramunanira. Ati wowe se wowe
burya bwose uri umubikira. Yarasetse kwihangana biranga. Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati mbabarira, mbabarira uvuge gahoro. Naho rero Paul yahise amubaza ati none se mbwira mama wawe mama wawe ntabwo azi ko ukora ka kazi. Yari yumiwe nyine, Paul we yari yumiwe ati ntumbwire ko mama wawe atazi yuko ujya uba wa mukobwa twahuye. Naho Brandine ati ndakwinginze mbabarira, ndakwinginze mbabarira, ni inkuru ndende nta nubwo nabona ukuntu nyikubwira. Yaragiye rero kwanga no kumuhereza ya invitation kuko ntiyashakaga ko azaza ku rusengero mu by'ukuri, ariko mama yahise amubwira ati muhereze invitation. Naho rero Brandine yabuze uko agira, yahise ayimuhereza. Paul wari uri guseka yahise abwira mama we ati mama ni ukuri turishimye kandi rwose tuzaza, murakoze kuduha invitation, nzaza rwose, nzaba mpari. Bahise bagenda rero, naho Paul yakurikije amaso Brandine, kwihangana byaranze kuko rwose yabonaga ibintu abonye bimutunguye, ntabwo yari yiteze ko yabona ibintu nk'ibi ngibi. Umunsi rero wa cya giterane warageze, maze nyine Paul rwose yigira muri iki giterane kuko yashakaga nyine no kongera kubona uyu mukobwa akareba ko yanamwaka nimero kuko yifuzaga kuzamuvugisha atuje. Naho rero Brandine akimukubita amaso yahise aza yiruka, maze ahita amufata akaboko aramusohokana. Yaramubwira ati ariko wowe urashaka kunyica, urashaka ko umutima wanjye uhagarara cyangwa urashaka iki, kubera icyo uje hano? Paul rero ari guseka ati njyewe rwose nje kwisengera Imana, ntimwampaye invitation se? Nje gusenga, nje gushima Imana, nje guhimbaza, ahubwo mbabarira umbwire, buriya nyuma yo kwigurisha uri n'umukobwa wo mu rusengero, ahubwo se ko mbona nyine ushobora kuba ufite impano nyinshi, mbwiza ukuri umbwire n'izindi mpano zose ufite. None se niki kindi ukora muri uyu mujyi? Ikigaragara cyo ushobora kuba ukora ibintu byinshi icyarimwe kandi abantu babikora bakaba ari abantu batandukanye nubwo bafite isura imwe n'amazina amwe. Uyu mukobwa yahise amubwira ati mbabarira, mbabarira rwose, ibyo byihorere, akazi ko kanya ko kumbaza ibyo ngibyo byose. Paul rero yahise amubwira ati hoya, njye mfite igihe cyanjye cyose, nkeneye ko unsobanurira. Naho Brandine ati hoya, nta busobanuro nkugomba. Paul rero yahise amubwira ati yego birumvikana nta busobanuro ngomba, ariko ndabizi ko mama wawe ndamutse rwose mubwiye bimwe mu byo nkuziho atamfata nkaho ndinjarwa. Ndabizi ko rwose yakwishimira kubimenya. Brandine ati hoya, mbabarira wivuga noneho ibyerekeranye na mama, noneho ndabyemeye, ngaho mbwira icyo ushaka, gusa nanone hano rwose ntabwo ari ahantu ho kuganirira, byakabaye ari ibintu bidusaba umwanya tukaganira twitonze. Paul rero yahise amubwira ati niba ari uko bimeze ubuze kunsanga iwanjye ku mugoroba maze tuganire, kandi ntuze gutuma ntegereza. Brandine ati nta kibazo rwose ndaza kuza. Paul ati wibeshye umbeshye, aho nasanga mama wawe urabona ko mpazi? Brandine ati ndaza rwose nta kibazo, ariko mbabarira ugende. Paul rero yahise agenda ari guseka, ari nako amuserereza kandi ati umunsi mwiza Sœur Brandine. Yari ari kumuserereza nyine kubera ukuntu hano yabaga yigize nk'umubikira neza neza. Ku mugoroba rero Brandine yaraje, akihagera rero Paul yahise amubwira ati kubera iki wahinduye ikanzu? Ya kanzu wari wambaye yari kubereye nyine wimereye nk'umubikira, none kubera iki wongeye kwambara utwo tuntu? Naho rero Brandine ati none se wampamagaye kugira ngo ncireho imigani? Paul ati oya, uwo rwose ntabwo ari njyewe, ariko mfite amatsiko menshi, hari ibintu byinshi nifuza kukubaza. Mbabarira umbwire ukuntu mama wawe ari umudiyakoni mu rusengero, naho umukobwa we akaba yigira umubikira, ariko nanone yigurisha no mu tubari. Mbwiza ukuri, ibyo bintu bihura bite? Ntumbwire ko kandi ibi bintu mama wawe atabizi. Nkurikije ukuntu nagukanze nkahita mbona uvuyemo umutima, bisa nkaho mama wawe atabizi. Brandine ati ntabwo abizi rwose, mama wanjye ubundi njya mubwira ko nyine rimwe na rimwe naraye mu masengesho, ariko ubu ngubu kubera ko nabonye ko nsigaye ndara cyane, noneho namubwiye yuko mfite akazi k'ubu receptioniste ahantu muri hoteli imwe. Naho rero Paul ati hoya ntumbwire, nawe kandi yarakwizeye, azi yuko ari ibya nyabyo. None se ibyo bintu ubiterwa n'iki mu by'ukuri kuba uvukiye mu muryango wakabaye waragufashije kuba uri mu nzira igororotse? Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati wowe ntabwo wabyumva, uri umwana wo mu bakire, ushobora kuba waravutse ibyo kurya ubifite mu kanwa. Ubwo rero
ntabwo ushobora kumenya twebwe abakene ubuzima tubayemo. Ibyo byose nabikoze kubera ko nabonaga mama atishoboye, nagombaga rero kumufasha uko byagenda kose kandi nta kandi kazi na kamwe nari mfite. Nahisemo rero gukora ibyo ngibyo kugira ngo mbashe nyine gufasha umuryango wanjye. Paul ati none mu tuzi twose turi muri iki gihugu kuki ari ako ngako wahisemo? Umukobwa mwiza nkawe, uvuga icyongereza nkawe, uvuga igifaransa neza, gute ari ako kazi wahisemo? Naho uyu mukobwa ati hanyuma utekereza ko nagiye kukajyamo ntagerageje se? Ibyo bindi byose utekereza ko ntari nabigerageje? Narabigerageje ariko biranga. Brandine rero yahise amubwira ati ariko ubundi nawe kumeze nkanjye, wese ubundi niwe wari wemeye kunzana mu rugo rwawe, ubundi wowe urumva tutameze kimwe kuki uri kumpata ibibazo gutyo? Naho rero Paul ati ariko nta kintu cyabaye, ndetse rwose nta n'icyari cyiteguye kuba, kubera ko njyewe uriya mugoroba impamvu nemeye kuganira nawe nagira ngo nibagirwe ibibazo nari nagiranye n'umukunzi wanjye. Uriya munsi twari twarangizanyije kandi nabi, hanyuma rero kubyakira byari byananiye, niyo mpamvu nari ndi kugerageza uburyo bwose kugira ngo nyine mwiyibagize. Naho rero Brandine ati mwaratandukanye se? Naho rero Paul ati yego rwose twaratandukanye. Paul rero yaramubwiye ati nta kibazo ngaho reka tubyihorere, ariko se nyibwirira kano kazi ukamazemo igihe kingana iki? Brandine ati nkamazemo imyaka 2. Naho rero Paul ati mbwira nyine byose uko byatangiye. Brandine rero yaramubwiye ati urumva kera nyine ni nayo mpamvu mvuga indimi nyinshi, nta nubwo ari ziriya gusa, njyewe mvuga indimi zigeze kuri 5 zitandukanye. Nize ku bigo byiza bishoboka kubera ko papa wanjye yari umukire dufite amafaranga, ariko ntabwo twabaga muri kino gihugu, yamubwiye ikindi gihugu rero babagamo ari nacyo nyine papa wabo yavukagamo. Hanyuma rero papa wabo yaje gupfa, biba ngombwa ko basubira muri kino gihugu kuko ari naho nyine mama we yavukaga. Gusa bakiza babuze umuntu bakira kuko abo mu muryango wa mama we bose nyine bari baramwanze kuko yashatse batabishaka, badashaka nyine uwo bashakanye. Mama we rero yatangiye guhura n'ibibazo maze ngo atangira kujya agenda akora uturaka dukorera nyine abantu bari baziranye kera. Hanyuma rero Brandine yarebye ibintu byose mama we yari gucamo maze kubyihanganira biranga, nicyo cyatumye yinjira muri uyu mwuga, dore ko nyine akandi kazi yari yaragashakishije yarakabuze. Nubwo yavugaga izo ndimi zose, nubwo ari umukobwa w'umunyabwenge, nubwo yari mwiza bingana uko bingana, ariko rwose akazi ko yari yaragashakishije yarakabuze. Hano rero ari kubwira ibi ngibi Paul ko rwose Paul yaratangiye kumugirira impuhwe kuko yaratangiye kumva ko uyu mukobwa yanyuze mu bitoroshye. Kano kanya rero Brandine byasaga nkaho rwose yifungukiye Paul ari kumubwira ibintu byose kandi amubwiza ukuri. Yaramubwiye ati rega nta nubwo nyine byatangiye gutyo gusa, kubera yuko mbere urumva nyine numvaga nta kibazo kuko nyine mama yageragezaga no gushaka utwo dufaranga, ariko noneho umunsi umwe yaje kurwara araremba. Arwaye rero nabonye nyine nta yandi mahitamo kuko nabonaga mama wanjye agiye gupfa. Hari umushuti wanjye rero wakoraga nyine ibyo, wakoraga ku kazi, sinavuga ko ari umushuti wanjye ariko twari twaramenyanye. Hanyuma rero yaje kumbwira ko ari business kandi yunguka, ndetse atangira kumbwira ukuntu yunguka. Byabanje kuntera iseseme nkumva ibyo bintu sinabishobora, numvaga ari ibintu bibi rwose ntabasha gukora. Ariko narebye ukuntu mama ameze, ndebye ukuntu agiye gupfa n'ukuntu yanyitangiye ubuzima bwose, nanjye mpitamo rwose kumwitangira. Hanyuma rero umukiriya wa mbere nahuye nawe, ndakubwiza ukuri ko namaze iminsi 3 yose mfite iseseme, numva nenda kuruka, ntabasha kurya, nirirwa noga naniborosa kugira ngo numve ko uwo mwuka mubi wamvaho, numve ko nyine imyanda yamvaho. Numvaga nariyanze, numvaga nirakariye, numvaga rwose ibyo bintu atari ibintu nakabaye nkora, ariko nta mahitamo namwe nari mfite. Ahangaha rero Paul yaramuteze amatwi, ndetse rwose ari no kumureba adahumbya, ari kumva nyine inkuru y'uyu mukobwa. Uko iminsi rero yagiye ihita, byagiye biba nyine akazi kanjye ka buri munsi. Gusa ntutekereze ko ari akazi nkora ngakunze, ntabwo ari akazi nishimira rwose, utazabona ari guseka ngugire ngo ni ibintu bishekeje cyangwa ni ibintu bishimishije. Paul yahise amubwira ati hangane kuba waranyuze muri ibyo byose, ntakubeshye ndumva nanjye bimbabaje. Hanyuma rero iyo yari impamvu ya mbere nari naguhamagaye hano. Impamvu ya kabiri atarayimubwira, Brandine yahise amubwira ati hari n'impamvu ya kabiri se? Naho Paul ati yego impamvu ya kabiri irahari. Impamvu ya kabiri nagutumiye
nagira ngo nguhe akazi ko kuzajya unsemurira kubera ko nasanze uzi indimi zose. Uyu mukobwa ati ngo iki? Akazi se ku buryo nyine nazajya nkora akazi uyu munsi ngakora n'akazi ejo hanyuma ukampemba? Paul ati cyane rwose, ni akazi gahemba neza kuko ubundi umuntu unsemurira muha ibihumbi 50. Ataramara kubivuga rero uyu mukobwa yahise amubwira ati mu gihe kingana gute se? Naho Paul ati muha ibihumbi 50 ku isaha ariko nsemurira kandi mu by'ukuri ku munsi agomba gukora amasaha 6. Uyu mukobwa rero atunguwe ati ngo iki? Ibihumbi 50 ku isaha? Yahise akuba n'amasaha 6 kugira ngo nyine arebe amafaranga yaba akoreye. Yahise amubwira ati oya ntumbwire, none se urashaka kumbwira yuko nazajya nkorera ibihumbi 300 nkabikorera ku munsi umwe? Naho Paul ati cyane rwose, kandi hari n'igihe n'amasaha ashobora kwiyongera bitewe n'akazi nagize. Naho rero uyu mukobwa atuzi ko atubanza ndi kurota nako, ati mbabarira ntima ndi kurota ntunkangure. Paul ati hoya ntabwo rwose uri kurota, kubera ko nkeneye umusemuzi kandi cya gihe wabinkoreye neza mbona ko rwose uzi indimi nta kibazo, mba nkeneye nyine umuntu uzi icyongereza neza, uzi n'igifaransa. Atari ko se ubundi nta rundi rurimo uzi? Naho uyu mukobwa ati sinakubwiye ko ngiyewe mvuga indimi 5 se wagira ngo ndi gukina? Ati ngiye mvuga igifaransa, mvuga icyongereza, mvuga igishinwa, mvuga icyesipanyol, sinzi n'izindi ndimi nyine maze zigera muri 5. Paul ati oya ntumbwire, izo ndimi zose urazivuga? Naho uyu mukobwa ati cyane kandi rwose nzivuga neza. Paul ati ubundi rero ni wowe musemuzi nari nkeneye. Uyu mukobwa ati none se wambabariye kano kazi nkagatangira nonaha? Ndabizi rwose ababosi ari igihe mujya mwisubira, kubera ko kano kazi katuma nibagirwa burundu ibi bintu nakoraga. Naba mbonye imibereho mama wanjye yabaho neza nahita mbivamo ubuziraherezo. Paul ati biri mu byo nendaga kugusaba, nendaga kukubwira yuko nutangira gukorana nanjye ugomba kwibagirwa aka kazi, kubera ko ugomba kuzajya wambara neza nk'abakobwa biyubashye, ukaza ku kazi umeze neza. Ikindi kandi utwenda tumeze nk'utu wambaye two ntabwo twemewe. Naho rero uyu mukobwa ati none se nzajya nambara iki? Paul ati ntuhangayike, ngomba kujya kugushopingira imyenda uzajya wambara yiyubashye, imyenda nyine y'umukobwa ukwiriye kungenda iruhande kenshi, kuko akenshi tuzajya tuba turi kumwe, kubera ko nyine ari wowe uzajya unsemurira. Ntuhangayike kandi kubera ko uri mu nshingano zanjye, ntabwo ari amafaranga nzakwishyuza, humura nzayikugurira mu mafaranga yanjye ntugire ikibazo. Uyu mukobwa yarishimye maze ahita amubwira ati ntabwo ushobora kumva ukuntu nishimye n'ukuntu nduhutse umutima ko ibi bintu ntazongera kubibamo, ko ntazongera kubaho ndimo abantu babiri. Paul rero yaramubwiye ati nta kibazo rwose, akazi ntabwo ari ngombwa ngo ugatangire uyu munsi, uzagatangira ejo, ahubwo nyine genda witunganye maze rwose ejo uzatangira akazi. Bwarakeye rero maze Brandine aza ku kazi nyine. Bagiye ku kazi bahura n'umukiriya wa mbere, aho rwose Paul yabwiye Brandine atumva cyakoze wanyemeje ni ukuri wabikoze neza cyane, hanyuma nizere ko tuzahura nyine ejo tugiye guhura n'undi mukiriya. Uyu munsi rero Brandine yaratashye maze buracya kandi arongera asubira ku kazi. Gusa noneho atashye ageze mu rugo yasanze mama we yicaye muri salo amutegereje. Mama we rero yari yamenye buri kimwe cyose. Agikubita amaso uyu mukobwa yahise amubwira ati mbwira ni gute wahisemo kunsebya? Umwana umwe nabyaye nkakurira nkakora buri kimwe cyose, nakureze neza, nagutoje gukunda Imana no gusenga, ni gute wabashije kunsebya? Naho rero Brandine ati mama uri kuvuga ibiki? Mama we ati uyu nguyu ntabwo ari wowe, yari ari kumwereka amafoto. Naho rero Brandine ati ntabwo ari njye rwose, aya mafoto se ahubwo yakuye he? Ninde wagutesheje umutwe kuko aza kukwereka ibi bintu? Naho mama we ati ni umukobwa w'umuturanyi nawe nyine dusengana, yarakubonye uri kugenda ugiye guhindura imyenda wambaye utu tuntu, yari ari kumwereka amafoto nyine yambaye twa dukanzu tw'uduce. Naho Brandine ati mama rwose uwo ntabwo ari njyewe bakubeshye. Mama we ati hanyuma se nkwereka n'amavideo uri kubyina mu kabari yagiye abimwereka byose? Ati naha bakubeshye. Brandine yabuze icyo gukora, gusa icyari kibabaje nuko mama we yaramenye ibi byose, nyamara we yaramaze kubihagarika, yarabivuyemo ndetse yariyemeje kutazabisubiramo. Ariko ntabwo yari kubisobanurira mama we kuko yari yarakaye cyane. Yatangiye gusaba imbabazi mama we anarira, arapfukama ati mama rwose umbabarire ku byabaye byose, ariko ibi bintu nabivuyemo,
mama we yaramubwiye ati ntabwo natunga icyaha mu nzu yanjye, singushaka, ndagiye, nyuma y'iminota 30 ngaruke nsanga utakiri hano, kubera ko sinshaka kongera kukubona. Uyu mukobwa yararize amarira aramurenga, ariko mama we yari yamubwiye ko niyongera kumusanga hano ari bwimanike mu mugozi maze agapfa, kuko aho gukomeza kumureba yahitamo gupfa. Brandine yagize ubwoba bwinshi maze yumva atifuza kubona mama we yapfuye. Yahise afata akavarize ashyiramo nyine imyenda, ubundi ahita agenda yerekeza kwa Paul kuko nta handi hantu yari afite ho kujya. Gusa amarira yari yamurenze, yaragiye arakomanga. Paul yagiye gufungura maze agikubita amaso Brandine abona amarira yamurenze, yari yarize bihagije. Ati habaye iki? Naho Brandine atabasha kuvuga yakomeje kurira. Paul rero yumvise impuhwe zije maze aramuhobera, amuryamisha mu gituza cye nako ari kumuhanagura. Ati komera, komera rwose, none se habaye iki? Naho rero Brandine yatangiye kumubwira ibyabaye, amubwira ko mama we yamenye ibyo yakoraga byose, ndetse ko mama we yamubwiye ko niyongera kumubona azahita yiyahura. Paul rero yahise amubwira ati ngaho injira, ceceka, injira nyine wicare maze utuze. Brandine rero yahise amubwira ati umbabarire kuba nkugwiriye utabyiteguye, nuko nyine nta handi hantu nari mfite ho kujya, ni wowe muntu wenyine tuziranye, nta handi rero nari mfite ho guhungira. Paul ati hoya nta kibazo, iyi nzu ni nini bihagije, ifite ibyumba byinshi, hari icyumba cy'abashyitsi kimwe warayemo cya gihe, n'ubundi rwose ujye ukomeza ukiraremo, ikindi kandi uri umukozi wanjye narabikubwiye, bishatse kuvuga ko uri mu nshingano zanjye, nta kintu rwose bintwaye, wowe nyine guma hano nta kibazo. Brandine rero yaramushimiye cyane maze nyine ahita amubwira ati rwose urakoze. Umunsi wakurikiye rero Brandine yarazindutse maze ajya gutegura amafunguro mu gikoni. Paul yarabyutse yumva ibintu byatangiye guhumura, yagiye yerekeza mu gikoni maze asanga Brandine ari gutegura. Yahise amubaza ati umeze neza se, wabyutse neza? Naho Brandine ati yego rwose ndi kumva ameze neza, noneho buriya guteka biri mu bintu bimfasha kumva ameze neza kurusha. Paul rero yahise amubwira ati Imana ishimwe rwose, cyane cyane ko unateka ibyo kurya biryoshye. Naho rero Brandine yahise amubaza ati ariko se mbabarira nkwibarize, nubwo ari ukukwinjirira mu buzima, ni gute umusore mwiza nkawe umukobwa yifashe akamwanga? Paul ati none se niki kikubwira ko ari we wanyanze ahubwo atari njye namwanze? Naho Brandine ati none se niwe wabikoze? Paul ati cyane rwose. Brandine ati nari nyobewe, nta mukobwa n'umwe utakwifuza ko mukundana, nta wakwemera rero kukureka gutyo gusa, ahubwo nuko yaragiye, ntabyo rwose ntabwo bisobanutse. Paul ati hoya ni ibisanzwe rwose. Ati none se waba ukeneye ubufasha kugira ngo ngufashe? Naho rero Brandine ati sinakubwiye, ni ukuri uri umusore utandukanye n'abandi bose, tekereza ko ushaka no kumfasha mu gikoni, ni ukuri ibyo bintu ntabwo bisanzwe, gusa nyine ufite umutima mwiza, uri umwana mwiza, wicisha bugufi, ni ukuri Imana izabigukomereze. Paul ati urakoze cyane, gusa nta birenze, ni ibintu bisanzwe. Ibyo kurya rero bihiye bamaze gutegura ameza, bagiye kumva umuntu arakomanze. Paul yagiye kureba maze asanga ni wa mushuti we. Yahise amubwira ati ariko ni ukuri uzi kugereranya, tekereza ko usanze duhishije. Naho uyu mushuti we ati ntabwo wakumva ukuntu nari nshonje. Yagiye kubona rero abona uwari umaze gutegura ameza n'uyu mukobwa atarasanzwe azi. Yahise akurura Paul amushyira ku ruhande ati uyu se kandi ninde? Naho Paul ati ni wa mukobwa nigeze kukubwira. Uyu musore ati oya noneho ntumbwire ko musigaye mubana, uzi ko noneho neza waba wareruye warabishyize ku mugaragaro. Paul ati ariko ntabwo rwose ibyo uri gutekereza ari byo. Uyu mushuti ati hanyuma se uragira ngo ntekereze iki? Niba warambwiye uko mwamenyanye none nkaba nje hano ngasanga yaharaye, uragira ngo ntekereze iki? Paul ati ni birebire rero, ntabwo rwose nabikubwira muri kano kanya ngo mbirangize, ariko menya ko yagize ikibazo cyatumye aza hano kugira ngo mucumbikire. Naho rero uyu musore ati ugacumbikiye umukobwa wigurisha, ubwo se ntabwo wumva ko nawe uri guta icyubahiro cyawe? Abantu bazamubona avuye hano bazahita bagira ngo rwose waramuzanye nyine kugira ngo agukorere akazi asanzwe akorera abandi. Paul ati ngiye nta muntu n'umwe njya ndeberaho, kubera ko njye ndiyizeye, ubwo rero ibyo abandi bavuga nta kintu na kimwe biba bimbwiye. Uyu mushuti we ati ariko ni ukuri ibyo bintu rwose ndumva ngewe atari ibintu bikubahishije.
bagiye ku meza rero batangira gufata amafunguro, ariko uyu mushuti wa Paul ijisho ntabwo ryari riri kubavaho kuko Paul yari yicaye yegeranye na Blandine bari kuganira, ubona bari gutera story, bari guseka, nyine bakajya banyuzamo ukumva ko bari gutebya. Uyu musore yari yakomeje kubitegereza ahubwo akumva afite ubwoba ko aba bombi bashobora kuba bakundana. Iminsi rero yaragiye irisunika, nyamara nyine Blandine yarakomeje kuba muri runo rugo, yaramaze rero kumenyerana cyane na Paul, nyamara Paul we yaratangiye kujya amwiyumvamo mu bundi buryo, yari asigaye amureba maze akamureba akananirwa kumukuraho amaso, agakomeza amwitegereza akareba ukuntu agenda, akareba uko avuga, dore ko uyu mukobwa mu busanzwe yari umukobwa mwiza cyane ugaragarira amaso, ari n'umukobwa utuje, noneho ari umukobwa ukunda kuvuga utuntu dusekeje. Ibyo rero Paul yarabikundaga cyane kuko ntabwo nyine yajyaga agira stress bari kumwe, kubera ukuntu uyu mukobwa yamuganirizaga. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'umugoroba bari kureba agafilime, maze Paul akomeza kumwitegereza, yumvise rero abuze controle neza maze ahita ahitamo guhaguruka maze ajya mu cyumba cye. Yaragiye ageze mu cyumba cye yubika umutwe, atangira kwibaza ibibazo byinshi, ati ni gute mu bakobwa bose bari muri iki gihugu naba ntangiye gukunda uyu mukobwa kandi nzi akazi yakoraga. Yakomeje rero kumva rwose ibi bintu bitamukwiriye, ariko nanone urukundo nta muntu ujya urukontorora, ntawe urubuza kujya aho rushaka. Bwarakeye rero ahamagara wa mushuti we bahurira ahandi hantu bajya gusangira kamwe, maze amubwira ibintu biri kumubaho muri iyi minsi. Atekereza ko uriya mukobwa nshobora kuba ntangiye kumukunda. Uyu mushuti yatangiye guseka ati hoya, wamukunda ute kandi ubizi neza akazi yakoraga? Nizere ko rwose aho uri kwikinira. Naho rero Paul ati rega, nyuma ya biriya byose uriya mukobwa n'umwana mwiza, agira umutima mwiza, noneho ni na mwiza. Ikindi kandi ndi umugabo urabizi, mu mitsi yanjye hatembamo amaraso y'abagabo, ahari ushobora kuba utabyibuka. Urumva ko rero kuba byonyine nambaye umubiri nkaba mbana nawe mu nzu biroroshye cyane kugira ngo mbe namwiyumvamo. Uyu mushuti we atari ko uriya ntabwo ari we mukobwa ukwiriye gukundana nawe nyine urabizi. Paul ati ibyo byose ndabizi, ariko ikibabaje nyine ni uko nisanze mukunda kandi sinzi uko byagenze, hanyuma rero sinzi n'ukuntu nabigarura. Uyu mushuti we yahise amubwira ati nyamara njye nacyagiye nazaga iwanyu nabonaga rwose muri kuvugana nk'aho harimo akantu. Paul ati kiriya gihe rwose nta kintu cyari cyazamo, ariko ubu ngubu noneho ndakubwiza ukuri birakomeye. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukumwikura iruhande, ugomba kumushakira ahandi ho kuba, ariko nyine hatari mu nzu yawe. Paul ati ibyo narabitangiye kuko nahamagaye na agence ishinzwe gushaka amazu kugira ngo bamushakire aparitema ye azajya kubamo, ariko se n'ubundi uragira ngo hari icyo bizakemura? Uriya mukobwa wibuka ko n'ubundi tuzajya twiriranwa iminsi yose kuko turakorana, byanze bikunze nzajya mubona, ubwo rero n'ubundi ntacyo bizahindura. Uyu munsi rero Paul yaratashye maze asanga Blandine yamuteguriye nk'ibisanzwe, bicaye bari gufata amafunguro, ari nako Blandine ari kumutera story nyine zidashira nk'ibisanzwe. Paul yari ari kumwitegereza atamukuraho ijisho. Sinzi ukuntu rero Blandine yarebye Paul maze abona ari kumureba rwose bidasanzwe, ati none se ko ndi buri kundeba cyane, haba hari ikintu kindi hose? Naho Paul ati yego. Yamwegereye nk'ugiye kumuhanagura maze abaramusomye. Aba bombi barasomanya akanya gatoya, ariko Paul ahita agarura agatima maze ahita asunika uyu mukobwa ati umbabarire kubibaye, umbabarire rwose. Uyu mukobwa ati kubera iki se? Naho Paul ati oya, nubwo ibi byose bibaye ariko ntabwo njya nikura mu mutwe ko wahuye n'abagabo benshi. Uyu mukobwa ati ariko ibyo ni ahahise hanjye kuko byararangiye urabizi, hashize amezi 3 yose ndi kumwe nawe, ibyo rwose byararangiye, urabizi neza ko byarangiye, tuririranwa, ndara hano, urabizi ko ntajya mpava. Paul ati yego ndabizi byararangiye, wabishyizeho akadomo, ariko nyine hahise hawe hampora mu mutwe, ntabwo njya mpibagirwa. Paul rero yahise abwira Blandine ati ndagukunda n'umutima wanjye wose, ndagukunda cyane rwose, ndetse ndumva nifuza ko twakabaye tuba hamwe, ariko nanone ntibinkundira kubera ko ndi umugabo ufuha cyane, mba numva umugore wanjye nta wundi muntu n'umwe twamusangira. Blandine ati ariko nanjye rwose ndagukunda kandi urabizi, ujya unabibona, kandi nanone nta wundi muntu n'umwe mwaba munsangira, urabizi ko ibi bintu nabiretse nta nubwo nzongera kubisubiramo ukundi.
ubu ndi kurwana no kugira ngo mbyikure mu bitekerezo ndetse mbisibe. Byabaye byashobokaga ko nasiba hahise hanye nkasiba burundu ku buryo ntazongera kubatekereza ukundi. Ibi bintu narabiretse sinifuza kuzabisubiramo ukundi. Ndakwinginze mbabarira unyumve, winyambura amahirwe, kubera ko ntabwo nari nzi ko bishoboka yuko nawe wanyiyumvamo njye nakwiyumvagamo maze nkicecekera. Ndakwinginze mbabarira unyumve ko rwose ntawe mwaba munsangiye. Paul rero yanze kubyumva kubera ko nyine ntabwo yajyaga yibagirwa ko uyu mukobwa banahura ubwa mbere bahuye, uyu mukobwa ameze nkaho ari kwigurisha. Paul rero yahise agenda maze ajya mu cyumba kuko yumvaga nyine ibi bintu rwose atakwiriye nyine gukomeza kubivugaho. Nyamara aho yari ari mu cyumba ntabwo yari atuje kubera ko yumvaga yongeye gusubira mu gahinda yari amaze igihe kinini avuyemo. Naho rero Blandine we yari ari kurira, yari ari gutekereza ati ahahise hanjye hazambuza ibyishimo kugeza ryari, kubera iki yakomeza kunkurikirana kandi ibi bintu narabiretse. Amarira rero yari yamurenze. Sinzi ukuntu rero Paul yumvise ko Blandine ari kurira kuko yaryamaga mu cyumba kiri hirya y'icye. Yahise agenda rero akomanga maze Blandine aramubwira ati njira. Paul yarinjiye asanga uyu mukobwa yarize yahogoye. Kwihangana byaranze rero yahise amuhobera maze n'ubundi barongera barasomana. Paul yaramubwiye ati ndagukunda cyane. Blandine ati nanjye ndagukunda, ariko sinshaka ko ahahise hanjye hatujya hagati. Ni ukuri ndashaka kumpa amahirwe, maze nk'uko wampaye amahirwe yo kubona akazi nkareka biriya ukampa n'amahirwe yo gukundwa nkishima nanjye ngakunda. Aba bombi barongeye barahoberana. Byasaga nkaho rero noneho Paul yemereye Blandine ko bakundana. Iminsi yakurikiye rero birumvikana byari uburyohe gusa. Byasaga nkaho bibereye mu kwezi kwa buki, dore ko nyine barasohokanaga bavuye ku kazi, mbese ibintu byari biryoshye. Paul yari yishimye, Blandine yari yishimye, bose bari bari mu byishimo. Hanyuma rero igihe cyarageze, ukwezi kwa mbere kurashira maze Blandine baramuhemba. Bakimara kumuhemba rero amafaranga bamuhembye, dore ko yari na menshi cyane kuko yakoreraga amafaranga menshi ku munsi umwe, yahembwa amafaranga menshi cyane. Yahise yagabanyamo kabiri maze igice kimwe acyohereza kuri nimero ya mama we atiriwe amubaza, kuko rwose yari abizi neza ko mama we aya mafaranga ayakeneye. Mama we rero yahise yongera afata telefone aramuhamagara amubaza nyine impamvu amwoherereje aya mafaranga. Blandine aramubwira ati mama, ayo mafaranga nayakoreye mu buryo bwiza kuko mfite akazi nayakoreyemo, rero nahembwe. Nari nifuje rwose kuguha ayo mafaranga kugira ngo uyakemuze ibibazo. Mama we rero n'ubundi nyine urumva yarakirakaye, ariko byari bitangiye gushira kubera ko yari yarakurikiranye yumva uyu mukobwa we ntakijya muri za ngeso mbi. Amafaranga yarayakiriye kuko nyine ntabwo yari kuyamusubiza, ibibazo byo rwose yabaga bifite. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'umugoroba, Blandine ndetse na Paul bari bimereye neza bari gutera story ukuntu kwabo nyine babaga biryamiye mu ntebe, Paul aryamye naho Blandine amuryamye mu gituza, bari kwirebera akamuvi, ari nako nyine batera story zabo bari guseka. Bumvise umuntu akomanze. Paul rero yarahagurutse maze ajya gufungura. Yakubiswe n'inkuba kuko yasanze ari Cleo, wa mukobwa bakundanaga ubwa mbere, afite na varize rwose. Paul yahise amubwira ati uyu muzimu se kandi uduteye yayobye. Naho rero Cleo ati nyoba, ati hoya, ati ntabwo nayobye, ndagarutse nyine, nari ngarutse hano. Paul ati ugaruka kugira gute? Mbabarira uhita ukata usubirayo kuko ndashaka kukubona mu mugongo. Cleo ati oya, ntabwo nsubirayo kubera ko nje ndi bugume hano. Paul ati reka imikino, wavuye hano ari wowe wifatiye umwanzuro wo kugenda, nari naguhitishijemo uhitamo kwigendera. Ubwo rero n'ubundi rwose komeza ugende kubera ko sinkigukeneye hano. Cleo rero ati oya, ngomba kugaruka hano kuko ntwita umwana wawe. Ibyo kandi yabivuze na Blandine yarahagurutse aje kureba umuntu bari kuvugana. Cleo rero wari umaze kubona Blandine yahise amubwira ati uyu mukobwa se niwe wansimbuje, ntabwo akwiriye kuba hano kuko ngiwe ntwita umwana wawe. Nyamara akivuga ngo ntwita umwana wawe, Paul yabuze icyo gukora, abura icyo kuvuga maze aguma ahagaze ameze nk'isitati. Cleo rero yahise afata varize maze ariyinjirira. Yaragiye ahagarara imbere ya Blandine aramwitegereza, arangije aramusunika ahita agenda rwose, varize ayitereka mu cyumba cya Paul.
Muri kano kanya rero birumvikana Brandine we yumvaga bisa nkaho isi imugwiriye, yumvaga ibintu byose bimurangiriyeho kandi bimubihiyeho, yumvaga atazi ikintu cyo gukora, byari bimurenze. Paul nawe byari uko, ntabwo muri kano kanya yari ari gutekereza, nta nubwo yari azi icyo gukora. Kano kanya rero Brandine yahise ajya mu cyumba maze arifungirana atangira kurira. Naho rero Paul yahise asanga Cleo mu cyumba maze ahita amubaza ati ni iki cyemeza ko umwana utwite ari uwanjye? Naho rero Cleo yahise amuha nyine igipapuro yari yavanye kwa muganga cyemeza yuko atwite. Paul rero yaracyitegereje, yaragisomye neza maze ahita amubwira ati ariko ibyo uri kuvuga urabeshya, kuko ibiri kuri iki gipapuro birerekana ko uyu mwana atari uwanjye. Ikigaragara cyo bigaragara ko rwose wamusamye utakiba iwanjye, kandi ntabwo ari njye umusore wenyine mwahuye. Naho uyu mukobwa ati ubwo nyine ni amakosa ya muganga, ariko ibyo ntibindeba, icyo nzi cyo ni uko umwana ntwite ari uwawe. Paul rero yaramubwiye ati ndashaka ko tuzasubira kwa muganga rero tukajya gukoresha ibizamini noneho turi kumwe. Naho rero uyu mukobwa ati oya, ntabwo bazajya birirwa banje bagurisha inshinge ngo bari gukora ibizamini. Ibizamini nakoresheje ni ibyo, kandi nyine fata ibyo ngibyo. Bwarakeye rero maze Paul ajya kureba wa mushuti we, dore ko nyine ari we yaturaga buri kibazo cyose. Yaramubwiye ati noneho ntakubeshye, ntabwo nzi niba ndi ku isi cyangwa se ndi mu muriro, kubera ko ibiri kubera mu rugo iwanjye ni ibitangaza gusa. Tekereza ko Cleo yagarutse maze akambwira ko atwite umwana wanjye. Uyu mushuti we yahise amubaza ati yagarutse akakubwira ko atwite, wamwizeye se? Naho rero Paul ati oya, ntabwo namwizeye, ariko nyine namusabye ko twajya gukoresha ibizamini, yabyanze. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ntiwumva se ikikwemeza ko nyine uwo mwana atari uwawe? Ntabwo ari uwawe rwose, arashaka kumukwegekaho. None se ubu urabigenza gute? Kano kanya tuvugana ufite abagore 2 mu nzu, ufite umwe ukunda, ufite n'undi ugutwitiye, ubwo se uraza kubigenza ute? Paul ati ntakubeshye, nanjye rwose byanyobeye, gusa wumve ko natuje, wumve ko nyine ndi mu bihe bikomeye ntigeze mbaho na rimwe. Iminsi yakurikiye rero Cleo yabangamiye Brandine bishoboka byose. Yamusangaga muri salo ari kwirebera akamuvi, akabafashe telekomande akuyeho ashyize ku bindi kugira ngo nyine amuteshe umutwe. Ibyo asanze ari gukora byose agakora ibitandukanye nabyo. Nyamara Brandine yaritondaga rwose, yamwitagaho, yamuteguriraga amafunguro, akamwubaha, akamukorera buri kimwe cyose. Ariko Cleo ntiyarashobotse habe na gatoya. Yapfaga kubona gusa Paul adahari, ibintu yakoreraga Brandine byabaga bibishye rwose. Yaramubangamiraga bishoboka byose, kuko yagira ngo nyine amubangamire ubundi azisohore muri iyi nzu maze agende, cyane cyane ko yari azi neza ko ari we Paul akunda. Yumvaga rero aramutse amuviriye mu nzira, noneho byaba ari amahirwe yo kugira ngo yongere akundane na Paul. Cleo rero yatangiye kujya yihesha keya Paul maze akamutegurira amafunguro akayamuzanira mu cyumba. Nyamara Paul ntabwo yabaga ashaka kumuvugisha. Cleo ati ariko uzandakarira kugeza ryari? Nagusabye imbabazi, nakubwiye ko rwose nicuza ibyabaye byose, kandi urabizi ko ndi mama w'umwana wawe. Naho Paul ati ibyo nabibwirwa n'iki ko wanze ko dukora ibizami? Igihe cyose tutarabikora rero ntabwo rwose namenya ko uwo mwana ari uwanjye. Naho rero Cleo atari ko rwose wakabaye unyumva. Ubwo kandi ni nako yabaga amwibebezaho, amwita sheri, mbese ubona yigize nk'aho ari umuntu mwiza. Paul rero aramubwiye ati ikintu cyonyine nagusaba ni ukujya kure yanjye bishoboka byose. Brandine we rero yaragiye abihirwa no kuba hano kubera ukuntu rwose uyu mukobwa Cleo yamunanizaga. Umunsi umwe rero yaragiye yigira muri bare kugira ngo ajye kubafata ko kunywa, abe yicaye ari wenyine. Gusa nyine inzoga yari yaraziretse, yari asigaye anywa ibintu bidasembuye gusa. Yicaye rero ari wenyine, ubona ibibazo nyine byamuheranye. Yagiye kubonabona wa mushuti wa Paul aje amusanga, yari yamwitegereje abona ko ari we wicaye aha. Yahise amubaza ati none kuri wenyine ko mbona rwose wagira ngo ufite ibibazo? Naho rero Brandine ati oya nta kibazo. Naho rero uyu musore yahise amwicara iruhande, atangira guhamagara umuseriveri ati ndashaka yuko unzanira nk'icyo ari kunywa. Icyo atari yabonye ni uko cyari ikintu nyine kidasembuye. Brandine yahise amubwira ati ikintu ndi kunywa ntabwo wagishobora kubera ko sinkinywa ibintu by'inzoga. Naho rero uyu musore ati nta kibazo, nanjye banzanire nk'ibyo uri kunywa.
Brandine ati inzoga naraziretse hashize igihe kinini, nta nubwo rwose mba nshaka kongera kuzikoza mu kanwa. Uyu musore ati ni byiza cyane, gusa nanjye kuri uyu munsi ngiye kumera nk'aho naziretse maze tunywe bimwe ubundi tuganire. Aba bombi rero baricaye maze baraganira amasaha aza kwisunika, ubundi nyine Brandine arongera arataha kubera ko nta yandi mahitamo yari afite. Gusa nyine mu gutaha wa mushuti wa Paul yaramuherekeje, basanze rero Paul yicaye muri salo yari yamutegereje yamubuze. Akibona binjiye yahise ahaguruka ati wari wagiye hehe? Naho rero Brandine ati nari nagiye gufata akayaga no kuruhuka ibitekerezo rwose nari mfite. Paul ati ariko naguhamagaye umugoroba wose kubera iki utigeze unyitaba? Yahise abaza rero uyu mushuti ati ndashaka kumenya aho mwari muri. Uyu mushuti ati twari turi muri bare namusanzeyo maze mpitamo nyine kugenda ngo twicarane tuganire. Muri kano kanya rero Brandine yahise aca kuri Paul rwose ubona ko nta nicyo bimubwiye kuba yamusuhuza, maze ahita yigira mu cyumba. Yari amaze kumurakarira nawe kubera ko wabonaga bisa nkaho atazi uko yakemura ikibazo cyari kiri muri runo rugo. Paul rero yahise abaza uyu mushuti we ati mbwira kuva ryari se musohokana n'ukuntu wajyaga umbwira ko uriya mukobwa ntakwiriye kuba ndi kumwe nawe? Naho rero uyu mushuti we ati mbabarira ahubwo nari naribeshye cyane, ni umwana mwiza ndetse rwose ni umukobwa uzi kuganira, umukobwa witonda, namwibeshyeho, umbabarire rwose uko namutekerezaga ntabwo ariko ameze habe na gatoya. Paul rero yaramwitegereje maze ahita amubaza ati ndashaka kumenya ibintu mwaganiriye. Uyu mushuti ati utangiye gufuha se kandi urumva se ubwo ari ngombwa ko rwose nakubwira ibintu twaganiriye? Ntabwo nari nsanzwe nkuziho gufuha. Paul yaramwitegereje maze amureba nabi cyane. Uyu mushuti we yahise amubwira ati muramuke da, ndabona rwose ishyamba atari ryeru, reka nitahire ubwo tuzavugana ejo. Yagiye kumusezera, Paul yanga ikiganza cye, byagaragaraga ko rwose arakariye uyu musore. Paul rero yahise asanga Brandine mu cyumba. Brandine yahise amubaza ati urashaka iki? Naho Paul ati kuva ryari usohokana n'umushuti wanjye? Naho rero Brandine ati none se simfite uburenganzira bwo gusohokana n'uwo nshaka? Paul rero yahise amubwira ati mu bantu rwose wahitamo gusohokana nabo ndakwinginze uriya rwose ntumushyiremo kubera ko ntabwo umuzi, nta kintu na kimwe umuziho, ndakwinginze mbabarira we kumbwira ibyo bintu. Naho Brandine ati mfite uburenganzira bwo gusohokana n'unshaka kubera ko uwo nshaka yanyeretse ko rwose adahari ku bwanjye. Paul rero yaramubwiye ati ariko ni ukuri wakabaye unyumva ukambabarira, ibibazo ndimo ni ibibazo bikomeye, nkeneye igihe rero kugira ngo mbe nabasha kubikemura, menye icyo gukora. Iri joro rero Brandine yari yahamagara mama we kugira ngo amusabe kuba yagaruka mu rugo, dore ko noneho basaga nkaho bari batangiye kubana neza, dore ko nyine yamwoherezaga n'amafaranga bakanavugana rimwe na rimwe. Gusa mama we ntabwo yabashije kwitaba telefone, ariko nanone Brandine bwarakeye apakinga buri kimwe cye cyose maze arigendera yigira iwabo. Hanyuma rero Paul yavuye ku kazi maze aza ari guhamagara Brandine, ariko yasanze ntawe uhari. Yaramushatse ahantu hose aramubura. Yabajije rero Cleo ati ndashaka kumenya aho Brandine yagiye. Naho Cleo ati ukeka ko ndi umurinzi we se cyangwa ni sekreteri we ku buryo namenya amakuru ayo ari yo yose? Ibyo ari byo byose buriya yasubiye aho yaturutse. Naho rero Paul ati ndashaka kumenya impamvu yagiye, ntumbwire ko kandi ari wowe wamwirukanye. Naho rero Cleo ati ubwo nyine uzajye kumushaka, n'ubundi aho wamukuye urahazi, ubwo ibyo ari byo byose n'ubundi niho yasubiye. Paul yarebye ahantu hose maze asanga Brandine yatwaye buri kimwe cyose, imyenda, inkweto, nta kintu na kimwe yasize hano. Yarihebye, yafashe telefone maze atangira kumuhamagara, ariko ntabwo Brandine yari ari kumwitaba. Ibi bintu rero byongeye kumubabaza kuko Brandine yari ari mu bantu atifuza kuba yabura. Paul rero wari urakaye cyane yahise abwira Cleo ati fata buri kimwe cyawe cyose unsohokere mu nzu. Naho Cleo ati gute nagenda? Paul yahise amubwira ati ibintu ni bibiri, kano kanya ugiye kunsohokera mu nzu cyangwa ugiye kwemera ko dukora teste menye ko nyine n'uwo mwana utwite koko ari umwana wanjye. Naho rero uyu mukobwa ati ntayo ndi bukore, kuki wari uyinkangisha? Paul yahise afata telefone ati reka mpamagare dogiteri noneho adusange hano.
uyu mukobwa yumvise ko noneho bikaze maze ahita amubwira ati wikwirirwa wigora rwose, wikwirirwa wirushya kubera ko nta mwana uhari, ntabwo ntwite. Paul yarumiwe ati ntumbwire ko byose byari ukumbeshya, ntumbwire ko kandi biriya bipapuro byo kwa muganga ari byo wihimbiye. Naho uyu mukobwa ati cyane rwose nibyo nihimbiye, ntabwo nigeze nkwita, urabona njye nakwemera gutwita, nta mwana nkeneye, narakubeshye kubera ko numvaga nshaka kugaruka mu buzima bwawe kandi numvaga nshaka kuguma hano kubera ko wafashe imyanzuro ikakaye. Njye nawe twarashwanye nk'uko n'izindi couple zose zishwana, ariko sinumvaga ko wahita ubigira birebire ku buryo duhita dutandukana burundu. Ubwo rero nyine nashatse ikintu cyakumfasha kugira ngo ngaruke kwibera hano. Paul noneho yararakaye, umujinya waramwishe, yahise aterura ibivarize bya Cleo maze nawe aramuterura, bose yarabateruranye aragenda arambika inyuma y'igipangu. Dore ko Paul yari umusore koko nyamusore, yahise afunga igipangu maze amubwira ko niyongera kurenga kuri icyo gipangu azahamagara polisi ikaba ariyo imwitwarira. Yamubwiye ko atifuza kuzongera kumubona mu maso ukundi. Paul rero yarasigaranye ikizami gikomeye cy'ukuntu yakongera kwigarurira umutima wa Blandine. Yatangiye n'ubundi kongera kumuhamagara ariko Blandine ntabwo yitabaga. Yahisemo rero kumwoherereza voice note. Yamwohereje voice note menshi aho yamusabaga imbabazi, atumbabarire rwose kuba narakwitwayeho nabi, umbabarire kandi niba gufata umwanzuro byarankomeranye ntari nabuze uko mbigenza, ariko ikintu kimwe nshaka kukubwira nuko ngukunda n'umutima wanjye wose kandi nuko ntifuza kugutakaza, sinifuza kubaho udahari. Ikintu nshaka kukubwira nuko noneho Cleo yanabeshyaga, nta mwana wanjye yari atwite, yarabeshyaga yagira ngo akunde aze hano, yashakaga kwangiza urukundo rwanjye nawe. Ndakwinginze mbabarira unyumve, wumve ko ari wowe nkunda kandi wumve ko ari wowe nshaka ubuzima bwose, ni wowe nifuza ko wamba iruhande. Yakomeje rero kumubwira amagambo menshi y'urukundo, nyamara uko izi voice notes zagendaga uyu mukobwa Blandine yarazumvaga zose, yarazumvaga kumva ndetse rwose yanamwitaba kuri telefone cyangwa nawe akamuhamagara, ariko nanone akagerageza kwihagararaho kugira ngo amwereke ko ibintu yakoze byamubabaje koko. Paul rero yabonye uyu mukobwa atari kumusubiza, maze afata umwanzuro wo kujya kubaza abantu bo ku rusengero ahantu nyine batuye. Bamubwiye rero ahantu uyu mukobwa atuye, maze ajyayo. Yasanzeyo mama we, baricaranye maze abwira mama we buri kimwe cyose uko byagenze. Aramubwira ati umukobwa wawe ndamukunda n'umutima wanjye wose, ikindi kandi yarahindutse, ntabwo akiri uwo yari ari we kera. Umukobwa wawe ni umwana mwiza cyane. Yamubwiye rero buri kimwe cyose, maze mama we ahita amubwira ati ikintu gitangaje nuko nawe yakumbwiye kandi akakumbwira neza, akambwira ko uri umugabo udasanzwe, akambwira ko rwose wamwakiriye ubwo twe byari byatunaniye. Gusa nanone nanjye narigaye, ahari nshobora kuba naramuyoboye ngakabya, nshobora kuba naragiye mufata ukuboko simureke nawe ngo yihitiremo inzira ye, nibura nawe amenye igikwiriye. Nshobora kuba rwose nanjye narakoze amakosa ndetse rwose nararangaye, ariko Imana ishimwe ko ubu ngubu ibintu byose biri mu nzira, ndetse iriya nzira mbi umukobwa wanjye atakirimo. Gusa warakoze kuba mu ruhande rwe. Ikintu gitangaje ni uko yambwiye ko igihe cyose amaze iwawe, amaze mu rugo rwawe, utigeze na rimwe ushaka ko muryamana, kandi yambwiye ko umunsi wa mbere muhura we rwose byasaga nkaho aribyo yashakaga, ariko wowe ukabasha kumuhakanira. Byarantunguye kuko ntabwo nari nzi ko hakibaho abagabo bameze nkawe. Gusa mwana wanjye ndagushimiye, kandi ni ukuri iyo nzira urimo uzayikomeze. Uri umugabo rwose utangaje kandi warakoze ku bwa buri kimwe cyose wadukoreye. Imana izabiguhera umugisha. Hanyuma rero mama nyine wa Blandine yahise abwira Paul ati reka rero umuguhamagarire. Yahamagaye Blandine wari uri mu cyumba, ntabwo yari azi ko hari umuntu uri hano. Blandine rero yaraje agikubita amaso Paul, yarikanze ati ari gukora iki hano, yahageze ate? Naho mama we ati mwana wanjye tuza rwose, yambwiye buri kimwe cyose kandi yambwiye ko agukunda n'umutima we wose. Nkurikije ibyo wambwiye nawe kandi uramukunda, nimwicare muganire rero kandi nizere ko muri bubikemure kuko muri abantu bakuru. Blandine rero yaricaye ariko nyine ubona adashaka kureba Paul, naho Paul yahise apfukama hasi amusaba imbabazi ati mbabarira rwose,
ndagukunda kandi sinifuza kugutakaza, ntabwo rwose uri umuntu nabura mu buzima bwanjye ngo ubuzima bukomeze, namaze igihe kinini ntafite umuntu nkunda ku buryo numva mfite ubwoba bwo kumutakaza, narakubonye rero ntabwo nifuza kugutakaza. Yakomeje kumubwira amagambo menshi ndetse yereka rwose Blandine ko Paul amukunda. Blandine rero gukomeza kwifata byaranze, maze ahobera Paul, yaramubwiye ati ndagukunda cyane nanjye, ariko nanone nabonaga bisa nkaho rwose uri kugenda unyura mu myanya y'intoki, kuko natekerezaga ko kuba ufite umugore ugutwitiye byanze bikunze amahitamo yawe ari umwana na mama we. Numvaga rero ko nyine njye ntakwiriye kubajya hagati, niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuva iwawe, gusa ndagukunda kandi ndagukunda n'umutima wanjye wose. Aba bombi barahoberanye kurekurana biranga, maze rwose agahinda kongera kuba kenshi, nyamara byakabaye ari ibyishimo, dore ko bose nyine amarira yatangiye kuza, byasaga nkaho ibyishimo nyine byabarenze, maze bakamera nkaho bari gutekereza ibihe bindi byashize. Paul rero yaramubwiye ati wowe uri impano Imana yanyihereye, hanyuma rero ikindi kandi nushaka umbwire kano kanya inkwano umubyeyi wawe azadusaba, kuko rwose nditeguye, ndumva nifuza kugushyira mu rugo, ndifuza ko twabana akaramata. Uyu mukobwa yarasetse ati hoya se kandi utambwira ko byose ugiye kubisoreza hano, ugiye kuva hano umaze kunywa? Naho rero Paul ati nditeguye. Blandine rero yaramubwiye ati uzaza nyine ubivugane na mama, kubera ko njyewe ntabwo ari njye mvuga inkwano bazankwa kandi mfite umubyeyi. Paul yaramubwiye ati yego rwose nibyo, ariko nyine ndashaka ko ejo uzagaruka ku kazi, niba wumva umbabariye ukaba wumva tubabariranye, ukaba wumva njye nawe tubanye amahoro, ndifuza ko nyine uzagaruka ku kazi. Naho rero Blandine ati cyane rwose ndabyuka nza. Bwarakeye rero asubira ku kazi, urukundo rwabo nyine rurakomeza. Nyuma y'iminsi mike rero Paul yaje iwabo wa Blandine aje kubasura, nyamara icyari kimuzanye si ikindi, dore ko yaraje noneho gusaba mama wa Blandine ko yamwemerera, maze rwose agasaba Blandine ko yazamubera umugore. Mama rero wa Blandine yaramubwiye ati mwana wanjye, niba mukundana ndindeho kubajya hagati, gusa nanone umwana wanjye ntabwo namuvugira yego, niwe nyine ukwiriye kwivugira. Paul rero yahise ahindukira maze yitegereza Blandine, ashyira ivi hasi amureba mu maso umwanya munini. Yahise amubwira ati sheri ndagukunda, ibyo byo rwose urabizi kandi sinifuza kugutakaza. Wanyemerera se kumbera umugore? Wakwemera ko tuzabana akaramata? Blandine emosiyo zari zarenze ati ndabyemeye rwose. Yamuhereje ikiganza maze undi nawe amwambika impeta, barahagurutse barahoberana, ibyishimo byari byose. Mama wa Blandine ibyishimo byari byamurenze. Paul rero yahise abwira mama wa Blandine ati ndagushimiye mubyeyi kuba warabyaye umukobwa mwiza ndetse ukaba waramuhaye uburere, ni umukobwa witonda, mbese ndi umunyamahirwe kuba narahuye nawe. Naho Blandine ati ahubwo ni njye munyamahirwe kuba narahuye nawe. Mama wabo rero yahise ababwira ati ahubwo ni njye munyamahirwe kuba mwese mbafite mu buzima bwanjye. Aba bombi rero barongeye barahoberana ari batatu, maze rwose Paul amubwira yuko yiteguye kuba umwe muri uyu muryango, ndetse rwose ko atazigera abatenguha. Yababwiye ko rero bagomba gutangira gutegura ubukwe bwabo, ndetse ko rwose yifuza ko bwazaba ari ubukwe burimo abantu bakeya, inshuti zabo za hafi, ko rwose nta mpamvu z'abantu benshi. Blandine ati nanjye nibyo nifuza, cyane cyane ko nta nshuti ngira, nta miryango tugira, mbese abazaza ku ruhande rwawe nibo nyine natwe bazaba bari ku ruhande rwacu. Nyuma y'iminsi mike rero bakoze ubukwe, bwari ubukwe bwiza cyane. Mama wa Blandine yari yishimye, Blandine we nyine ibyishimo byari byamurenze. Naho rero Paul nawe ibyishimo byari byose, dore ko yari amaze kubona urukundo rw'ubuzima bwe. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda rero nk'ibisanzwe.